Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tunabifuriza kugira ubuzima buzima, mwe mudahwema kudukurikira hano kuri Iwacu Factory TV. Uyu munsi nta kindi kintu tugiye kugarukaho, ni ukureba ku bushongore n'ubukaka ingabo z'u Rwanda zikomeje kugaragaza hariya mu Barabu mu myitozo barimo. Ni imyitozo barimo igiye yitabirwa n'ibihugu bigiye bitandukanye, yaba ku rwego rwa polisi, SWAT nyine ya polisi ndetse na Special Force na Special Operation Force yo mu rwego rwa gisirikare. Ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi y'u Rwanda bikomeje kwitwara neza ku rwego ruhagije, ku buryo hari n'ibihugu byinshi byinshi ubona ko bisanzwe bikomeye mu gisirikare, ariko n'ubu ingabo z'u Rwanda zikomeje kuza imbere yaho. Hanyuma reka turebe muri iyo myitozo barimo gukora, turebe se ingabo z'u Rwanda ziri kwitwara gute, ese polisi iri kwitwara ite, reka turebe muri iyi video. Hanyuma niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, reba munsi y'iyi video maze urebe ahantu handitse subscribe, ukandeho kugira ngo tujye dukomeza kubana buri munsi mu bintu bigiye bitandukanye tunyuze hano kuri iyi channel. Ubona ko abapolisi b'u Rwanda bari kwitegura kugenda, bari kwitegura gutangira, ubona ko ni RNP SWAT team 1 hakaba na SWAT team 2. Murabona rero uyu muntu uri imbere ni umusinayipa wabo, bivuze ngo ni ahantu baba bagiye kwataka, wenda bavuga ko aba ari ibyihebe, uyu ni umusinayipa niwe ubatangirira, urabona ko abandi bapolisi bari inyuma, urabona ko bari kwitegura. Urabona nk'umusinayipa kubera ko ari we wa mbere ubabanziriza, urabona arirukanse, arazamutse cyane agiye hejuru y'inyubako, murabizi ko umusinayipa we n'ubundi aba yitaruye abandi, agenda akajya ahantu hirengeye ku buryo abacungira. Hanyuma rero urabona uwo musore wo muri polisi y'u Rwanda ari kuzamuka yirukanka ageze hejuru ku gasongero, aho agiye kugira gute kubafungurira. Murabona rero hari akantu k'umweru bashyizeho, niko agomba gupima tayari akimara kukarasa, abari hasi nabo bahita birukanka bakajya mu nyubako ahantu bakeka ko bavuga ko wenda hashobora kuba hari ibyihebe, hashobora kuba hari igikorwa runaka bagiye gukora, ariko cyane cyane bavuga ko ari ibyihebe yenda biba byashimuse nk'abantu cyangwa se biri gukora n'ibindi bikorwa. Hanyuma murabona ko bagenda batandukana, buri muntu akajya mu cyumba cye, mu cyumba cye rero iyo ahageze ahasanga utundi tuntu twari bupime akoresheje pistoli. Urabona ko akimara kukarasa cyangwa akimara kuturasa ahita asohokamo, hanyuma noneho bagahita basanga umuntu hanze bavuga ati cyangwa se bagereranya nk'aho ashobora kuba ari umupolisi mugenzi wabo ushobora kuba urashwe, bagahita bamusohokana hanze bakamutwara. Urabona ko baza birukanka bagaruka kuri wa murongo kugira ngo bagerageze basiganwe n'ibihe, urabona ko wa muntu bahise bamutura hasi tayari, ubwo bakaba bakoresheje umunota umwe n'isegonda rimwe gukora kiriya gikorwa cyo gutabara umuntu ushobora kuba washimuswe cyangwa se ahantu haba hari ibyihebe runaka. Murabona ko igipolisi cy'u Rwanda gikoresheje umunota umwe n'isegonda rimwe. Reka turebe noneho indi polisi ikurikiyeho. Reka turebe indi polisi ikurikiyeho, turebe iminota bari bikoreshe, tugereranye na polisi y'u Rwanda cyangwa se iriya SWAT team 1 ya polisi y'u Rwanda, turebe iminota barikoresha. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri w'aya marushanwa, ni umunsi wa kabiri bakoze, ejo bakoze umunsi wa mbere, niba utararebye n'ibiganiro twakoze wajyaho ukabireba ibyo biganiro. Hanyuma rero murabona ko hagiye hari abantu bagiye batandukanye baba baje kureba uburyo igipolisi ndetse n'ingabo zabo uburyo zitwara. Reka turebe noneho ese igipolisi kigiye gukurikiraho ni ikihe gihugu, ese kiritwara gute, cyakoresha iminota ingana ite ugereranyije na polisi y'u Rwanda. Hanyuma iki gisirikare ni Special Task Department Syria Ministry of Interior. Hanyuma rero iki ni igipolisi cyo muri Syria gishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu muri Syria. Reka turebe iminota bakoresha tugereranye na polisi y'u Rwanda, iriya SWAT team 1. Reka turebe tayari buriya bari kwitegura kugenda, turebe iminota bari bukoreshe tugereranye na polisi y'u Rwanda. Hanyuma tayari sniper wabo akaba azamutse hejuru, kuko niwe ubafungurira, kuko ntabwo ushobora kugenda batafunguye, kuko bavuga ko uriya musniper ari we uba ugomba gucungira abantu bari hasi. Reka turebe iminota akoresha tugereranye n'uwa RDF, tujyanye n'uwa polisi y'u Rwanda. Tayari umupolisi wa Syria ageze hejuru, ashyizemo magazine, akimara gushyiramo magazine noneho tayari agiye gufata igipimo, arase kariya kantu k'umweru, akimara kukarasa abo hasi nabo barahita bataka. Ari gushyira mu gipimo, tayari nawe akaba arakarashe. Urabona ko abo hasi bahita bagenda birukanka, bagiye gutabara hahandi muri za nzu nk'aho RNP yari iri.
tayari ubwo bageze ku rugi babanje bashyiramo bya masike kugira ngo wenda niba harimo n'imyuka ihumanya itaza kubagiraho ikibazo, urugi bararwishe tayari ubu barinjiye, urabona ko buri muntu ahise atandukana na mugenzi we ajya mu cyumba cye. Mu cyumba cye rero haba harimo utuntu agomba gupima, wenda turiya tuntu tukaba tugereranywa n'abantu wenda nk'ibyihebe biba byashimuse nk'umuntu, hariya nicyo biba bivuze. Hanyuma rero urabona ko hano hanze hari umuntu bavuga ko ushobora kuba wapfuye yarashwe, cyangwa se yarashwe muri abo bagenzi babo cyangwa muri abo bapolisi bagenzi be. Hanyuma rero murabona hano rero hategereje umwanya kubera ko hari undi wa musineyipa uri hejuru, ntago aramanuka ngo aze amufashe uyu muntu bamuterure bamutware, ntago araza, ntago araza. Urabona nk'ubu ibi ngibi bari iminota myinshi bategereje bahebye. Hanyuma urabona bamaze gukoresha umunota umwe n'amasegonda 48, tayari wa musineyipa yakomeje gutinda, tayari araje, noneho agiye kumufasha baterure wa murambo bamujyane bavuga ko ari wa mugenzi wabo ushobora kuba wagize gute, wahuye n'ikibazo cyo kuraswa. Tayari baramwirukankanye, bamaze gukoresha iminota 2 directly, ubu bageze mu minota 2 kandi mu by'ukuri uribuka ko special force y'u Rwanda cyangwa se SWAT team 1 ya RNP y'u Rwanda yakoresheje umunota umwe n'isegonda rimwe, kwanza n'isegonda rimwe, ariko ubu tayari ingabo za Syria cyangwa se abapolisi ba Syria bo bakoresheje iminota 2 irenga. Reka turebe noneho ikipe isubiraho cyangwa se ikipe ikurikira. Reka turebe ikipe ikurikira ni iyihe. Noneho tayari ubu turebe ikipe ikurikira, ikipe niyo mu kihe gihugu, igipolisi nicyo mu kihe gihugu, reka turebe igipolisi cyo muri Bahrain, Bahrain Defense Force Team A cyangwa se Team 1. Iyi ni igisirikare cya Bahrain, ubu nibo bagiyeho. Reka turebe iminota bakoresha, turebe iki gipolisi cya Bahrain iminota bari bukoreshe. Tayari urabona uwo musinayipa niwe ugomba kuba uri imbere kuko niwe ugomba kubafungurira. Turebe se barakoresha ibihe bigufi cyangwa se ibihe bito kurusha SWAT team 1 ya RNP cyangwa se y'igipolisi cy'u Rwanda, kuko cyakoresheje umunota umwe n'isegonda rimwe. Hanyuma igisirikare cya Misiri cyangwa se igipolisi cya Misiri gikoresha iminota 2 n'amasegonda arengaho. Reka turebe se iyi Bahrain yoyo irakoresha igihe kingana iki. Reka turebe sniper ritegura kugenda mu Bahrain, reka turebe tayari. Kandi mbibutsa ko n'ubushize mu marushanwa bagiye ingabo z'u Rwanda zagerageje kwitwara neza cyane kuko baje mu myanya 10 ya mbere. Hanyuma tayari umusniper wa Bahrain azamutse yirukanka agiye kujya hejuru, umusniper wa Bahrain azamutse cyane ku muvuduko udasanzwe. Reka turebe iminota akoresha niba ari bukuremo biriya bihe SWAT team 1 ya RNP ikuramo. Tayari agezeyo kubisemo magazine, akimara gushyiramo magazine tayari ahise afata igipimo. Reka turebe se baragabanya ibihe cyangwa se biriya bihe RNP yakoresheje barabikuramo. Reka turebe tayari igipimo akaba aragihamije. Babandi rero ya kipe iri hasi ise yirukanka umuvuduko udasanzwe bajya gutabara ahandi mu nzu. Abana barabanza bakambara masike zibarinda kuba bashobora guhuramo wenda n'imyuka ihumanya cyangwa se n'ibindi bizazane. Tayari bahita birukanka. Urabona ko buri muntu ahita atandukana n'undi, buri muntu akajya mu cyumba cye akajya kurasa bya bipimo bagereranye nk'abantu wenda nk'ibyebe bishobora kuba byicayemo byashimuse umuntu cyangwa byagize gute. Murabona rero hano bagarutse kuri wa muntu bavuga ati ashobora kuba ari nk'umuntu wenda wabo warashwe wagize iki, kandi kiriya kintu baba bikoreye ubona wagira ngo ni ikintu cyoroshye, ariko kiriya kintu kiri gupima ibiro 80. Kiri gupima ibiro 80. Tayari ingabo za Bahrain cyangwa se igipolisi cya Bahrain n'ubu gikoresheje iminota myinshi kurusha RNP SWAT team A, kuko yo ubu bo bakoresheje umunota umwe n'amasegonda 12, mu gihe igipolisi cy'u Rwanda cyakoresheje umunota umwe n'isegonda rimwe mu gukora iyo operasiyo.
Hanyuma rero murabona ko wenda aka ni agace gato kaba kageragejwe gufata cyane ko haba hariho amakipe menshi menshi menshi, ntabwo rero ntabwo video yose wapfa kuyishyiraho biba ari ndende cyane, ariko mu by'ukuri twagerageje gufata amakipe nibura atatu, murebe uburyo iyo igipolisi cy'u Rwanda kiri kwitwara neza, mu kanya noneho turagaruka muri video tubereka uburyo n'ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force, Special Operation Force bari kwitwara neza cyane. Dukomeza kubana na Theogene, iyi ni Iwacu Factory TV, kandi ntugende udakoze subscribe niba ukunda ibyo dukora.